abaturage mwifuzaga gutaha mu Rwanda byabagenderaga gute iyo mwaramuka mwerekanye yuko mushaka gutaha n'abantu muri Wazalendo? Muri Wazalendo ntabwo wabyerekana, donc ubyerekanye c'est-à-dire ugiye kubicitso cyabo, donc ugiye kuba mubi, donc nta kindi gihano ugomba gupfa sans exception aucune. Icyemezo mwafashe nicyo cyemezo gikwiye, sibyo? Buri wese ashimire mugenzi we ati wafashe icyemezo cyiza. Ntabwo turababaza ngo kuki mutaje kare, kuko impamvu turazizi, namwe murazizi. Ni amateka y'igihugu cyacu yatumye muva mu gihugu, ariko mwagera aho mumaze y'imyaka yose mugakomeza guhabwa amakuru atariyo, cyangwa se ntimunabone amakuru na make ku gihugu cyanyu, ku mibereho y'abaturage bagenzi banyu twasigaye mu gihugu. Ariko igihe ni iki buriya? Igihe cyageze ko mwinjira mu gihugu cyanyu. Akunzi ba Africana TV, twongeye kwasuza umugoroba mwiza kuri mwe mwese muduteze yombi. Twongeye kugaruka muri studio kugira ngo tubagezeho amakuru y'ibera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Katubanzirize ku nkuru yihutirwa n'ubundi ku itangazo risohowe na AFC/M23 bavuga ibiri kuba n'ubundi mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bya Minembwe, Karingi ndetse na Rugezi. Nyuma y'uko amasezerano yo kugenzura ko agahenge kubahirizwa asinywe agasinyirwa mu gihugu cy'Ubusuwisi hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ihuriro rya AFC/M23. AFC/M23 imaze gusohora itangazo rivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ubundi bukomeje kwica nkana ibyo bwasinye, ko kubahiriza agahenge bikomeje kuba ikibazo. Baravuga bati nyuma y'amasaha makeya dusinye amasezerano mu Busuwisi yemeza ko hashyirwaho itsinda mpuzamahanga rigenzura ko agahenge kubahirizwa, ikiswe Expanded Joint Verification Mechanism. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi bukomeje umugambi mubisha wo kwica abaturage bakoresha drone kamikazi mu bice bituwe cyane n'abaturage. Ibyo ni ibyabaye ku mugoroba amasaha 12 aho ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresheje indege zitagira abapilote bagabye ibitero bikomeye mu gace ka Karingi ndetse n'agace ka Rugezi. AFC/M23 igatangaza yuko ibyo byose ari ibimenyetso bigaragaza yuko Kinshasa itifuza amahoro. Ubundi amakuru yacu katuyakomereze n'ubundi kubyerekeranye n'itahuka ry'impunzi zigera muri 430 z'abanyarwanda bari barahungiye mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba rero batahutse ubu ngubu ahangana ni ku mupaka munini uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, umupaka uzwi nka La Corniche mu karere ka Rubavu. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper mu guha ikaze aba batahutse yababwiye yuko baje mu gihugu cyiza kandi atababaza impamvu batinze gutaha, ko ayizi ko ari politike mbi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa Icyemezo mwafashe nicyo cyemezo gikwiye, sibyo? Buri wese ashimire mugenzi we ati wafashe icyemezo cyiza. Ntabwo turababaza ngo kuki mutaje kare, kuko impamvu turazizi, namwe murazizi. Ni amateka y'igihugu cyacu yatumye muva mu gihugu, ariko mwagera aho mumaze y'imyaka yose mugakomeza guhabwa amakuru atariyo, cyangwa se ntimunabone amakuru na make ku gihugu cyanyu, ku mibereho y'abaturage bagenzi banyu twasigaye mu gihugu.
ariko igihe ni iki buriya? Igihe cyageze ko mwinjira mu gihugu cyanyu. Aha ni mu mupaka, ariko no mu gihugu hagati aho mwashaka kujya hose muzahasanga iterambere, muzasanga abaturage bakunda igihugu, abaturage batakigendera ku mvugo z'amacakubiri, batakigendera mu ngengabitekerezo ya jenoside, ahubwo abaturage bakundana kandi bakunda ubuyobozi, bumvira ubuyobozi, baharanira iterambere. Namwe kandi nibyo mwifuza. Ubwo mugeze hano rero, hamwe no kubakira neza, tukabifuriza ikaze, tukabashimira ku cyemezo mwafashe, turagira ngo tubasabe mwumve ko mutagomba kongera gushidikanya, mutagomba gutega amatwi ababashuka, mutega amatwi abababwira gahunda nziza gusa, kandi abo nibo murasanga mu Rwanda. Abari hanze y'u Rwanda bashobora kuba gushaka gukomeza kubabwira ibintu bidasobanutse, yaguhamagara ukumva arimo aragushuka, ntuzamwumvire, uzumvire ijwi rimwe, ni ijwi ry'ubuyobozi bw'u Rwanda. U Rwanda ruyobowe na nyakubahwa Paul Kagame. Icyo abifuriza arakivuga, ikindi akakinyuza mu bayobozi bari munsi ye ayobora, tukakigeza ku muturage. Ibindi ntuzabyumvire, sibyo? Ntabwo biba ari byo. Amajwi azaturuka aho muvuye ashobora kuza n'ubundi ashaka kukumvisha ibitari byo. Abantu mumaze iminsi muri kumwe bagiye bashuka abanyarwanda bamwe na bamwe, bakabumvira, bakagurisha amasambu, ngo bagiye kuza, ngo bagiye gutera, ngo babahoze u Rwanda. Abaturage barakena kubera inyigisho mbi, kubera impuha nk'izo ngizo. Muzirinde impuha, murebe ubuyobozi, kandi ubuyobozi bw'u Rwanda bwaramanutse bwegera umuturage. Umuyobozi wawe aba ari hafi yawe, aba ari mu mudugudu, umubona ugenda n'amaguru, ntabwo bisaba gutega, kandi nawe turamubaza ngo ni iki wakoze kugira ngo abaturage bawe bagire umutekano, batere imbere. Tubimubaza buri munsi. Nawe rero ugomba kumva ko ubuyobozi burahari, ubundi nawe ugakora, kuko ntacyo ubuze, nta kintu na kimwe kikubuza gukora. Hanyuma ikindi ni ukugira ngo tubatume, kuko mufiteyo, hari abafiteyo abagabo, hari abafite abavandimwe, hari abafite abo baziranye bakiriyo batarafata icyemezo. Numara kwinjira mu buzima busanzwe uzibaza uti bariya baracyakora iki? Namwe rero icyo tubasaba ni ugutanga umusanzu, mubwiza ukuri abo musizeyo, kuko bariya musizeyo baracyari mu kigeragezo, baracyari mu nyigisho mbi, baracyazengurutswe n'abantu badashaka ko baza, kuko bariya mureba bababuza gutaha baba bashaka inyungu zabo, barashaka impamvu yatuma bagumayo, bavuga bati hari abaturage turinze, hari abaturage tuzatahana. Ariko iyo mutashye mukaza mugatera imbere, mugakora, mukababwiza ukuri, nabo bagenda bafata icyemezo. Rero turabatumye, uburyo mubonye bwose muzababwiza ukuri, mubabwire muti hano ni amahoro, muzababwire ibyo namwe mubona. Muti mwakomeje kutubwira ko bazatwica, burya ntabwo ari byo, nta muntu watwishe. Turi kurya, turi kuryama, tugasinzira. Abana bagiye ku ishuri, aba bana mureba bazajya ku ishuri, kandi bazasanga hari amashuri mu Rwanda bisaba kugurira umwana imyambaro n'ibikoresho gusa, yagera ku ishuri ahubwo agasangayo n'ibyo kurya leta yabimuteganyirije. Ukwivuza, amafaranga makeya utanga, wajya kwa muganga bakakuvura, basanga ugomba kujya ku bitaro bikuru bakakoherezayo, ugikoresha ya mafaranga watanze inshuro imwe yonyine
y'umusanzu wawe, ibindi byose bikishyurwa na leta, mituweli do sante n'ibindi. Rero bariya abantu basigaye hanze ni abanyarwanda. Twebwe duhora twifuza ko baza, nkamwe turi kubona benshi ni abagore basize abagabo, kandi urugo rurimo umugabo rutandukanye n'urugo rutarimo umugabo, sibyo? Ntimubyemera? Rero muhamagara abagabo banyu baze, barasanga mu Rwanda bafite ibyinshi bibategereje byo gukora, bagahembwa, bagafasha ingo gutera imbere, aba bana bakiga neza, abagore mugashisha, abagore mukaba ba mutima w'urugo, aho guhangana n'ubuzima mwenyine, kandi murabyifuza. Icyo kintu rero nicyo tubasaba, muzahite mubabwira muti nyamara ibyo bababwira aho ngaho babigisha ntabwo ari byo, nimuze. Abaturage batandukanye twagiranye ibiganiro bagatangaza ibintu byinshi bitandukanye ibyatumye batahuka. Harimo umusaza wahunze yari umwarimu, yatangaje byinshi bitandukanye agaragaza uko wazarendo zibayeho ndetse na FDLR, imitwe itandukanye FDLR yagiye ijyamo kugira ngo ihindure izina. Agaragaza uburyo ki bafite ibyangombwa bagiye bashaka kugira ngo babashe gukora infiltration, kandi atangaza ibyerekeranye n'umutekano AFC M23 imaze kuhagera uko yifashe. Katumwumve. Niyo mabanga ikoresha n'ubu ngubu abenshi bari mu kizarendo, ariko nta niko bari gukoresha. Arabo mwajyaga mubona se nibura mu kizarendo mu gihe M23 yari itaragera hariya? Igihe bari kutuzazanya, M23 yafashe hari yago c'était les deux. M23 yageze hari Karungu ariho narini, hari Karungu yahageze, c'était mardi, hari ku munsi w'isoko, c'était mardi z'ukwezi kwa kangahe, mardi 10 mois de février. Itariki niyo nibagiwe, ariko je crois que c'était le 2. Ico gihe bo niho bari baraye badupiye muri za Karungu n'iki byose yagiye bashoreye, n'ibyo bari bapiye ibyinshi bagiye babitatuka bituragura amahene iki byose. Hariho bari bamaze iminsi bari gusansibiriza ngo muramenye ngo umuntu tuzazangana mu M23 n'iki byose, nk'abo kwa Babuhuzu bari bakiriyo. Buhuzu ninde? Buhuzu Elias yari muntu ki muri FDLR? Oya, we ntabwo yari muri FDLR, ahubwo bakekaga yuko we ari umu M23 bitewe nuko afite abana b'abasirikari, hari bakekaga uko babaga muri M23. Abo baratotezwaga rero tibagaragare. Abantu bo muri Wazarenda benshi noneho ni abantu bahoze muri FDLR n'ubundi bagiye bahindura imyirondoro, ariko noneho n'abahoze ari abanyatura bakomoka, sinzi niba numva mu maradiyo yuko wavuga mvuze hari ngo abahutu n'abankozi nk'abitekerezo, niba babivuga ntacyo bitubwire byaho, ariko hano amoko ntayahaba. Donc icyo nashaka kubivugaho nuko bano bazalendo barimo abahutu bari mu cyo bita ibimbunje mu kinyatura, aha bakombata bihinduye. Noneho hakabamo abatembo biyo hasi bari muri mayimayi, hakabamo tena n'ikindi cyama c'abahunde ba hano imasisi za Bishange n'iki byose. Comment puis-je dire, je l'oublie ukuntu bacitaga, niyo MCDPine niyo yarigize MCDPine. Abo rero bose bari bari aho ngaho bazengereje, amasasu gagira aho ngaho buri gihe, munsi y'isoko barasa bagira bate, ariko ntuza M23 yamaze kubafata. Nkubu mvuyeyo ntarumva isasu rya M23 ntabwo ikirasa, noneho haratekanye. Ngiyewe nkubwiye yuko kumva ngo yarashe n'igihe bayiteye cyangwa se igihe yaketse ko, kandi nabwo irasa muri strategy, ntabwo irasa ku by'abaturage bagomba kugira. Na n'ubu umuturage kweri uwo wabaza cyangwa se no mwaba
baturutse mu ibyo bice bo tuzanye yakubwira yuko buno kubera ayo masasu gacecetse M23 nta kibazo ifite. aba infiltrés se ntabagihari Aba infiltrés babazarendo baje barazaga ngubu kwa gatanu cyashize de vendredi passé baraje ikarungu banararasa ariko ntabwo bafanyikiwe baraba umenya barabazingiye kuri vendredi. abaturage mwifuzaga gutaha mu Rwanda byabagenderaga gute iyo mwaramuka mwerekanye yuko mushaka gutaha n'abantu muri wazarendo? Muri wazarendo ntabwo wabyerekana, donc ubyerekanye c'est-à-dire ugiye kubicitso cyabo, donc ugiye kuba mubi, donc nta kindi gihano ugomba gupfa sans exception aucune. Niki cyagufashije kubasha kugera inama makuru wayakuraga? Njyewe cyamfashije tudabona umwana wanje ubaga ibuganda, mfite umuhungu ubaga ibuganda n'umugabo unangana namwe atubuganda, niwe wambwiye ati iwawe baratashe igihe twaburaniye cyose twari turi iwawe baratashe, wowe viyo ngiye kuri ibishoka byose uviyo ngiye twumvise ko ufite ubuzima bubi iyo ngiye vayo. Turumva uvuga mwe igifaransa wagira ngo warize hari isindi nshingano wigeze ugira mu Rwanda mbere yo kuhunga? Turumva uvugamo igifaransa ukuntu bigaragara ko hari izindi nshingano wigeze ugira mu Rwanda utari wahunga. Mbo nakoreye leta muri domaine de l'enseignement primaire, nari umwarimu da muri make, narigishije. Mbo nyuma yo kwigisha nakoze haza umushinga gwakoraga ku ntuza muri Gitarama kundiza. Mbo c'était un projet yitwa BIT, Bureau International du Travail. Mbo iduha amahugurwa noneho mbafasha rebwazema, yakoraga rebwazema anariyo yashiranye no kugira ngo mpunge. Byatuye n'iki kugira uhunge se icyo gihe nk'umuntu usobanutse? Niki cyatumye uhunga kandi ukanaguma yutinze? Mbo hari ntuza voilà, icyo kintu mbaje rero ni ciza cyane, icyo kintu mbaje ni ciza cyane. Unkurikire neza. Mbo intambara yarateye, intambara iteye ndakomeza ndakora, dukomeza kubayo. Ditamplis ko nari ndi gukorayo, mfitiyo n'amasambu, mfitiyo n'amazuganje, nta kibazo nari mfite. Intambara igeze hagati baratangira haza ikintu bita tribalisme. Aho kundiza baratangira bakaza bakandira ihene bakagira gute, bije kuba 92 sasa cagiye camashaka wumvaga ngo gare gutera bakagirirwa bari kurwanira ku ruzi n'iki byose, bava kurwana bakaza ngo nari mfite. Ni bande bavuga kurwana bakaza? Umuntu utabizi namenye ibyo ari tuza ubwo nukuvuga ngo ni MRND, donc abagwanashaka ba MRND n'abagwanashaka ba ntuza MDR par mutu bava kurwana. Rero ngaho batagwanye ngo bagwane ibyabo byo bagwanye, ahubwo bakaza no iki ni igikiga ciriya mugene mugitere ba muri makeya mumva bareba bana banje tani magambo ntababwira. Undi twagiranye ikiganiro n'umwe mu bagore nabo bahunze muri 94 atangaza ko urugendo rwe rwagenze rw'ubuhunzi uko yashakiye umugabo n'icyatumye ahunguka. Agaragaza ko mu byatumye ahunguka cyane ari uko yumvise ko umwana we w'umukobwa yahawe inka muri gahunda ya Girinka. Aravuga ati ntacyo naba mu gihe n'umuryango wanjye wahawe inka kanahe mu icyo gihugu. Katumwumve nawe iko yabitangaje. Mariana nyina Kigwena. Sasa rero njyewe nagiye, umugabo wanjye yamaze gupfa, ndubaka inzu yanjye ndayuzuza, maze kuyuzuza nyisakaza amatebura nguze, twagiraga amakawa. Ubwo noneho maze kuyuzuza tukajya twumva amasasu amanuka akikubita hitwa mu kibaya, intoke zigashya. Noneho twumva amakuru ngo twihute ngo tudashya natwe. Ubwo turi abandi mbonye birukana n'abafite abagore n'abana, nanjye mpeshira abana banjye ku nzira, ariko nsigamwe abubatse.
kuko nagiye mfite umukobwa w'imfura yanjye abyaye gatatu. uwo muhungu yashingiwe maze kugenda, ariko yabaga kwa mukuru we w'umugore. wari umazeyo imyaka ingahe muri Kongo? Nayibuka. Ariko rero ubwo naragiye nyura i Bukavu nsohorera ahitwa Gatederari. ubusanzwe se ukomoka mu kahe karere? cya komine? Komine ni Gitesi. komine ya Gitesi. iki cyakubuzaga se gutaha mbere nk'uko abandi bataha? Nagezeyo umugabo ngere yamaze gupfa, mfata umugabo w'umukongomani anyandikisha ibizina ntashoboye, ariko izina ryanjye nitwa Mariana Nyirakigwena, niryo ry'amavuko. Nawe rero mu myaka ingahe 3 ishize yarapfuye. abana base ubu ngubu basizeyo cyangwa nabo baratashye? Uwo mukobwa nabyaye ngezeyo abyaye 5. Yari yanamperekeje yasubiriyeho mu nzira n'umugabo we. wajya kumva amakuru y'ise yo mu Rwanda Gitesi ukumva ko ameze ate? Nanjye byambereye, hari umugabo ujya kureba umugore we wagiye mu Rwanda ahitwa ku Kibuye nyine, akaza akambwira ati umuhungu wawe aragusuhutsa. Ameze ate? Ameze neza, niwe Miniziye wubaka amazu yo ku Kibuye. Ndiyo ngo ndiyo, mbe wataha? Akabinkangurira. Ndavuga harya umugabo wanjye twabyaranye abana nkasiga tugize abuzukuru 3, nkaba mfite n'umuhungu uri kubyara, harya ubu ndaguma hano nkora iki kugira ngo abakwe bumve ko naba ndi hano gusa kandi mfite umuhungu mu Rwanda? Ikitamwishe kizanyica uko nakoze iki? mbere bababwiraga yuko se mutake babica? Barabitubwiraga. Bande? Dushuka abavuye ino. Bande nk'urugero tubwira ati mwamurundo una? Abantu bo najyaga mbona ahitwa Magango, ariko ubwo sinongeye kubabona. mu minsi nashakaga gutaha, umutima wanjye urisubiza. Ahantu ufite abana bakakubwira ngo umukobwa wawe yahawe Girinka ari gukama amata akanywa. Girinka urayizi se? Girinka urayizi? Ngo Girinka Munyarwanda, niko bavuze ngo niko yayibonye. None icyaha atakoze naramubyaye, ibyabaye byose bikaba ndi umukecuru. Nta kintu cy'umuntu nakozeho, nta mwana w'umuntu nishe, ahubwo nari mfite nk'umutabazi kubera ko nta mugabo wanyirukagaho. Nabitse utwana twinshi tugeze nko kuri 7. Mfite n'amazina yabo, barantashyaga iteka. Baravuga ati ahantu umukobwa wanjye uri akaba yarahawe Girinka, akaba nta kibazo cy'umutekano afite, kuki ntajyayo nkamusanga? Hangariye pe yo mu ijuru. Ubwo niho nandikishije gutaha. Dore ibipapuro byanjye ngibi. Kuhava se ninde wagufashije kugira ubashe kuhava ubashe kugera hano? Umukobwa wanjye nabyayeyo niwe wanzanye, sinzi n'inkambi twari turimo sinyimenyaga. Ubwo baharaye 2 tutarabona imodoka, ndababwira ni mutahe, ahasigaye Imana nibikora tuzongera kubonana. Wiyumvise utugeze mu Rwanda? Nimvise neza, mina furahi sana. Nafurahi sana. Ningera ku bana banjye ndapfuka amasenga, nemere n'ituro ry'ishimwe. Amagambo nanjye ni iki wabwira abasigaye mu mashyamba? Mu mashyamba senza ba mu mashyamba cyangwa hariya mwabaga batemera gutaha? Narindi nta muntu hari w'umunyarwanda. N'abakongomani gusa? Abakongomani narinduye ku Mugunga hariya muri Goma. Abo bana mwabyaranye no mukongomani se ubu basizeyo? Numwe gusa w'umukobwa byaye 5. Abo twagiranye ibiganiro bo ni benshi, n'uyu arimo atangaza uko yarabayeho, uko yavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaragaza icyatumye nawe atahuka nuko yiyumva. Uratangira utwibwira amazina yawe, wari umaze igihe kingana gute muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Iyi mazina ni Nibishaka Nkurunziza. Muri Kongo mbega niyo navukiye. Ubwo rero
ariko ba mama bakaja barambwira ngo mu Rwanda niho iwabo. wavutse ryari ubwo? Navutse muri 2000. Abagize umutwe wa FDLR se waba ubazi? Mbo abo ngabo nabumvaga mu mashamba, ubwo mbega mu mashamba ino ikarenga kubera mu rugo ni Burungu. Hari wajyaga ubona se ubu ngubu? Oya, buno ntabo mbonaga. Wahavuye ute se kugira ngo ubashe kugera hano mu Rwanda? Mbo mama niwe wambwiraga ngo iwabo nino, mukavukire yabo nino. Ubwo rero bo igihe kigeze baratahuka, njyewe ndasigara. Niki cyatumye usigara se kuki utatahanye nabo? Iyi ntambara yarabaye, kisha we aratahuka turaburana ndasigara. Niki kigufashije kubasha gutaha noneho ko waruze ko ari intambara yakubujije gutaha? Njyewe mbonye umutekano gurukuzi wacu kandi bari gucura, ndavuga kanshobore ngende nsange mama kuko niyari. Wavuye Karenga ubanza kugera he kugira ngo ugere hano mu karere ka Rubavu? Navuye Burungu, niyo nakuriye, niyo navukiye. Kuki se utagiye mu gisirikare cya FDLR byatewe n'iki? Sinari ndakijyamo ngiye ntabizi. Hari bagenzi bawe se wabonaga bajyagamo? Ntabonze. Ntabuzi? Ntabonze. Bambwiye yuko se wajyaga ubona abasirikare babo cyangwa ubumva? Narababonaga none ariko nkababona bayoboragiye mu shamba. Ubwo rero kubiteye yuko igihe cyarageraga bakaza kuduhoromesha iwacu Burungu bakadutesha umutwe, ubwo bakagenda. Ubwo rero abantu mu gitondo ba chef bakora enquête bakavuga ngo nibo bari baje. Bajyaga baza kubiba? Bagatwara ibiki n'ibiki? Batwaraga amahene, bagatwara mbega nta kintu bahitagaho cyo mu nzu. Ntibatwaraga abantu se cyangwa babuze gutaha? Bamwe na bamwe barabatwaraga. Cyane cyane abo batwaraga n'abahe? Bakundaga gutwara abagabo bakabajyana ariko ntibagaruke. Ubwo basi cyatumye batakujyana n'iki? Njyewe icyo gihe nari nkiri mutoya cyane. Ufite imyaka ingahe? Njye mfite imyaka 24. Ababyeyi bakubwira se ko mukomoka mu Rwanda, bakubwira ko bakomoka haganayo? Bavuga ko bakomoka kuri komini Mukingo. Use mwabashaga kuvugana uri hariya? Oya, ntabwo twavuganaga, rimwe niho twavuganye ariko nabwo nagiye intuza twavuganye iri ntuza ku Mushaki. Ubwo turavugana ariko nari nakoresheje inite nyinshi. M23 urayizi? Ndayizi. Uyizi wiki? Ntacyo pe, nta kibazo cyabo. None se aho bari baziye ko twari dufite umutekano, nta kibazo. Kisha bakatubwira ngo uzi yuko ari umunyarwanda wese natahe. Ubwo nibyo biduhaye imbaraga zo kuvuga ngo dutahe. Wabanje kwibaruza noneho nk'umunyarwanda wabwira ko ushaka gutaha mu Rwanda? Bagufashije iki? Bamfashije ibintu birato nambaye n'imyenda izo nambaye. Iyi myenda nibo bayiguhaye? Abana se n'abawe? Nabanje, uyu niwo wa mbere, n'uyu wo mu mugongo ni uwa kabiri, nabo gusa mfite. Uriyumva utugeze mu Rwanda nk'umuntu wavukiye mu mahanga? Hano nta kibazo pe, nta kibazo, ndi kumva ibyishimo. Ikirutaho wenda ningeraho mama ari, nazaba ari byiza pe. Wajya umenya amakuru yo mu Rwanda se nk'umuntu utarahavukiye? Twabimenyaga baje gukoresha inama abayemo 23, akaba aribo batubwira mu Rwanda ukuntu hameze. Ubwo tukabimenya guco, kisha noneho tukifuza natwe kumva ko twagerayo. Urakoze.
muri rusange ubona yuko aba bari bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaza ko bari babayeho mu buzima bubi ariko baje mu buzima bwiza bitewe n'umutekano bakesha igihugu nk'uko bagiye babwirwa n'imiryango yabo. Turabashimiye rero abari baduteze yombi, mwari kumwe na Vincent Habumugisha kuri Africana TV.